kuko nitwa ndiho mbasha kugukirisha inkoni y'urukundo ngukunda genduweho ndabivuze genduweho genduweho baho baho yewe genduweho. Yesu nashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo dukomeze tuganira ku nyigisho z'Umwuka wera. Uyu munsi turaganira ku buryo Umwuka wera azura abapfuye. Umwuka wera azura abapfuye. Abantu bapfa bate? Paulo yaranditse mu rwandiko rw'ABEFESO 2 aravuze ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu ngo ntimwe bwabakijije. Bivuze rero yuko Umwuka wera ari we uzura wa muntu w'imbere wapfuye. Erega y'abantu bagenda mu isi bambaye umubiri nyine nkuko bisanzwe, ariko ubuzima bw'umwuka bwabo budakora, isi y'umwuka ivuga ko bapfuye. Isomye mu Baroma 8:11 haravuga ngo ariko niba umwuka w'Iyazuye Yesu aba muri mwe, umwuka w'Iyazuye nuvuga ngo ni umwuka wera w'Iyazuye Kristo wa muri mwe. Iyazuye Kristo izazura n'imibiri yanyu ipfa kuko umwuka wayo uba muri mwe. Ni kuvuga ngo umwuka w'Iyazuye Kristo. Mwibuke ko Kristo yapfuye bisanzwe nko abantu bose ko bapfa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Arimo atubwira ngo niba umwuka w'Iyazuye Kristo ari muri mwe, uwo mwuka nimo mvuga za mbaraga z'umwuka wera. Mbibutse ko umwuka wera utuhishurira kamere y'Imana. Niyo mpamvu ntushobora gutandukanya umwuka wera n'Imana ngo bigire ibintu bibiri, ahubwo umwuka wera ubwe n'Imana. Niyo mpamvu ushaka kumenya Imana wumva umwuka wera. Imbaraga rero zo mu bumana zazuye Kristo mu bapfuye nizo ziya zifata umuntu w'umunyabyaha utazi ijambo ry'Imana akumva arazutse kandi bica mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu hari abantu bumva ijambo ry'Imana bakumva bagize ubuzima n'umunezero. Muzanabona ko mu rusengero tujyayo bakaririmba bagasenga, ariko ugasenga uvuga uti ngewe ndashaka ko numva ijambo ry'Imana mbone kugenda. Kubera iki? Ijambo ry'Imana ni ibiryo ritwongera n'imbaraga. Noza nsoma mu Baroma 8:13 nsanga haranditse ngo niba mukurikiza ingeso za kamere y'umubiri muzapfa, ariko niba mwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Bivuze ko umwuka wera rero ntagatuzura gusa, aduha no kurama. Niyo mpamvu uyu mwanya nkwinginga ngo unyemerere muri Pentecote ukurikize uko wumva umeze mu bugingo bwawe, handi ubwira umwuka wera ngo umwuka wera nzura, umwuka wera nunzure. Kuko umwuka wera niba kuzura yanakuvura, aranavura indwara n'ukiza indwara zamugaje. Reka nkwifurize kugira Pentecote ikugarurira ubuzima, kongera kumva ibihe byiza, ukumva ubuzima buraje. Tuzasoma muri Ezekiel 3:7 turebe ukuntu amagufa yumye yahushyweho akongera akegerana akagira ubugingo. Dukeneye Pentecote rero. Ibintu ubona bitagenda neza byose mu buryo bw'umwuka, nta kindi kibishyiraho mu buzima ni umwuka wera. Iyo usomye mu Itangiriro ubona ko umwuka w'Imana ngo ari hejuru ngo y'isi ngitagira ishusho, ariko umwuka w'Imana atanga ishusho. Nyemerera ngo ushimire Imana kuko yaduhaye umwuka uduha ubuzima. Reka nkwifurize Pentecote nziza, ariko Pentecote ikuzura. Imana iguha umugisha, kwifurije kugira ubugingo buzima. Umwuka w'Iyazuye Kristo yari muri twebwe. Ni ukuvuga ko nidupfa wa mwuka w'Iyazuye Kristo twapfanye nawo, niwo tuzazukana nawo. Kristo nawe yasinziranye ubugingo, yasinziranye umwuka. Uwo mwuka yasinziranye niwo yazukanye. Natwe abari ubu niko bizagenda. Imana iguha umugisha ugire Pentecote nziza. Ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umwuka